11 haragira hati nuko ubukene buzakugeraho nk'umwambuzi n'ubutindi bugutere nk'ingabo. Ngaho nyumvira, ubukene buzagutera nk'umujura n'ubutindi buze bugira gute? Si ijambo usomye ry'iki ry'Imana, ntabwo ari ibitekerezo bya Jena Ntambabazi. Ubukene buzakuzanira destruction, ngo the poverty will bring destruction into your life. Reka dusoma Imigani 10:15. Imigani 10:15. Numva buba butangatanze umuntu. Imigani ibice 10 umurongo wa 15 haragira hati ubutunzi bw'umukire bumubera umudugudu, inyungu z'umunyabyaha zerekeye ku byaha. Anyumvise ariko iryo jambo raryumva, reba n'uwa 14 cyangwa 15 nkubwira akantu kamwe. 14 nsubira inyuma ho gato. 14 abanyabwenge bikoranyiriza kumenya, ariko akanwa k'umupfapfa ni akaga karimbura vuba. Akanwa kabo. Somera na 16. 16 haravuze ngo umurimo w'umukiranutsi werekeye ku bugingo, n'inyungu z'umunyabyaha zerekeye ku byaha. Urabyumva rero, urumva ko bwa bukene the distractions, ariko umukire we ibyo bimutahe ya nyungu ko yarakoze. Iyi ni Bibiliya, sinshaka kuvuga amagambo yanjye. Ikindi kintu ugiye kureba gitera ubukene, refusing to learn will also bring poverty into your life. Kwanga kwiga bishobora kukuzanira ubukene mu buzima bwawe. Soma Imigani 13:18. Imigani 13:18. Mwanira bawe menya ko ibintu byose nibyo kwitekerezaho. Etse gato agadagera. Imigani 13:18. Umurongo wa 18 haragira hati uwanga guhanwa bimutera ubukene, kandi bikamukoza isoni, ariko uwemera gucyahwa azakuzwa. Ariko uwanga kwiga no kwitegereza bizamuzanira ubutindi n'ubukene. Urumva aho tuzakora summary, umuriro uraza kwaka. Sinshaka gukora comment ijambo ry'Imana. Somera noneho mu Migani 14:23. Uyu munsi ndabaha imirongo, noneho muze mumbwire ibyo. Imigani ibice 14 umurongo 23. 23 haragira hati umurimo wose utera inyungu, ariko amazimwe y'ururimi atera ubukene agatubya. Failing to work will keep you in poverty. So ngo imagambo 14 imirimo, urumva ko byose biturutse kuri ya mirimo. Yego. Nubundi ndagomba gutegura imirongo hafi 70 ivuga bino bintu, ariko byadutwara umwanya wabyo. Numva ko ubukene. Reka twigendera hano. Sleeping too much leads to poverty. Kuryama cyane bitera cyangwa bikuganisha. Hari n'ahandi umurongo 20 umurongo wa 13. Imigani 20. Imigani ibice 20 umurongo wa 13. Ntukunde kuryamira kugira ngo utazakena. Kanguka ube maso, kandi uzahaga ibyo kurya. Kanguka. Hari n'andi Bibiliya nanze gufata umwanya gusoma ngo nkuko ipata ryigaragura ku rugi, ngo niko n'umunebwe yigaragura ku buriri.
yihindukiza ndabyuka ryari mana wankuye muri iyi nzu mana kubera iki urampora iki ariko njye nk'abandi bana abandi bamwe barahiga bari bamwe barajya mu tugeto bari gushaka uturaka bari gutwara utugorofani bari gushaka uduperimi bari gushakisha hose urigaragura wikanda mu gatuza ureba umuntu nyirinza kuri hejuru ngo nk'uko urugi rwigaragura ku ipata ni nako n'umunebwe yigaragura ku buriri sleeping too much leads the poverty. Ubwo urumva ubukene ari umurage, urumva ari umwuga, urumva ari umuntu wabigenewe akanyuma rero ubu namugiye kuvuga ibintu byinshi ariko natinyane reka mvuga imirongo mike tuze kuyidebataho nibura wari usinziriye akanguke abanze yemera uruhare rwe mu butindi afite. Hari ubukene n'ubutindi. Akanyuma poverty will limit you will limit your friends like that. Uziko no kukena nta sho tugira. Gushaka iki? Nsomera imigani 19 umurongo wa 4. Imigani 19 umurongo wa 4 haragira hati ubutunzi bugwiza inshuti. Ariko umukene we atandukana na mugenzi we. Ubutunzi bugwiza iki? Ariko umukene we no yari afite aragenda. So niyo narambika igitabo gutya tukagana iminota isigaye yonyine. Tubonye iki muri Bibiliya? Paulo yandikiye ab'Itesalonike ngo barimo bibwira ko Antikristo yatangiye kuza. Ngo abantu bigira bakaziteremo gukora barabihagarika. Ahagati twumvikane. Udakora ntakagire gute. Ubumwe bw'abera ministries aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira umenye kumwe bw'abera sidini sitorero ntabwo rigenda no kuba ryo ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka ugasenya ibicaniro bishye ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo mwanira bawe mwanira busize siga umurage muzima siga umurage ukwiriye imbere y'abantu imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh hallelujah hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima bakorere baraga ibyiza bazakira kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karandu senya ibicaniro by'uburyo bwose maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe amenye kubana n'abandi kubana mu gihugu neza kubana n'itorero neza no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye nibwo butwari. Amina. Kugusuza nkwifuriza kugira ibihe byiza aho uherereye hose kuri Ubumwe bw'Abera Ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Reka nkubwire ngo komeze ugire ibihe byiza. Turacyari mu minsi 100 yo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 kandi twibuke twiyubaka. Umushumba wongeye kwirirwa neza n'amahoro. Urakoze cyane Imana iguha umugisha kuko yandinze nawe ndabona yakurinze kandi urakomeye kandi muri iyi minsi 100 turakomeje kwibuka twiyubaka. Ariko uyu munsi batwumve neza abavandimwe. Ushobora kuba ngiye kuvuga ibintu bitaza gushimisha abantu benshi kandi nta cyaha mba nakoze. Ariyo mpamvu tugiye guhera ku ijambo ry'Imana riri mu Gutegeka kwa 2:15-4-5. Gutegeka kwa 2 ibice 15 umurongo wa 4 n'uwa 5. Ibice 15 umurongo wa 4 n'uwa 5. Umurongo wa 4 n'uwa 5 haragira hati ariko ntihazagira abakene baba muri mwe kuko Uwiteka atazabura kuguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo ngo ugihindure. 5 hakagira hati niba ugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yose ngo utegeka uyu munsi uyumvire. Urumva se ukuntu Bibiliya ivuze ntihazagira umukene uba muri mwe. Rero ngiye kudiringa n'ubukene bwo mu mutwe rero sasa. Tumaze kubona ko ubukene ari ubushake. Bari bundakarira ariko babyumve. Bibiliya iravuze ngo ntihazagira umukene uba muri mwe. Yego. Imana ivuze. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka no guhindura igihugu Imana yaguhaye. Turimo kunywanira abantu igihugu n'itorero. Yego. Uranyumva neza? Ndagukurikiye. Si ijambo ry'Imana ni ryanjye. Hagira untera amabuye.
gukena n'ubushake. Reka turebe Abefeso igice cya mbere umurongo wa 18. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 18. umurongo wa 18 haragira hati mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze. 18 haravuga hati ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'ibyahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragwa abera. urumva, mumenye n'ubwiza bw'ubutunzi. Yego, gukena ni mu mutwe, gukena n'ubushake, ntibandebe nabi, ni bibiri. Si turi kubaha imirongo, wandebeye Zaburi 24 umurongo wa mbere. Zaburi 24 umurongo wa mbere, ubwiza bw'ubutunzi Imana izatanga. Zaburi 24 umurongo wa mbere haragira hati Zaburi ya Dawidi, isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, isi n'abayibamo, kuko ari we wayishinze ku nyanja, yayishimangiye ku mazi menshi. Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzahagarara ahera he? Jyewe ushaka rekeraho. Isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, kandi yaravuze ngo nta mukene uzaba hehe muri mwe. None kitumvaho niki? Barimo Petero wa kabiri, urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 3. urwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice bitatu, igice cya mbere umurongo wa 3. igice cya mbere umurongo wa 3 haravuga hati kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose biza n'ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza waduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Arabyumva neza. Hambere hatubwiye ngo niyo mpamvu nta mukene ukwiye kuba muri wowe. Mu Befeso batwimenye ubwiza bw'ubutunzi n'imbaraga. 24 ngo isi n'ibiyuze n'iby'Uwiteka yarabiduhaye. 3 ngo tumenye ubutunzi bukwiriye. Ese koko tutagiye kure? Nubundi hasigaye indi mirongo muri Bibiliya. Yego. Igera ku 8. Nkoresheje ijambo ry'Imana samaranga mutima yanjye. Iyo bimeze bityo, urumva gukena atari ubushake. Ndabizi nanjye ndakennye, ariko nakoze amakosa. Ikibazo mfite nuko imyaka niho bibyasize, ariko wantize twaka nk'utwo twanyungu urebe noneho ntabwo nakongera gusinzira. Dukangure rero twebwe turebe uko bimeze, mwipange hakiri kare n'abasirasi, mwipange muracyari bato. Bibiliya yavuze ngo nta mukene uzaba muri mwe. Kuki duhari? Ni ikibazo. Ni ijambo ry'Imana ribeshya se? None se. Yego. Aha rero turi mu kunywanira bacu muri building everlasting legacy. Turagira ngo banze kumva ntabwo ubukene ari umurage, si umutungo iha abantu. Yaravuze ngo nta mukene uzaba muri mwe. Yego. Kandi bakanga bakahaba. Kuki duhari? Bipfire n'ubushake. Nanjye nyine byangezeho yo mbimenya hakiri kare. Kuki imirongo nyimenye nkuzisa? Yo nyimenya mbere ngo ndebe. Noneho ngo ibiri mu isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka byose agomba kubona. Sa niyo mpamvu rero iyo udahagaze mu ijambo ry'Imana, ariko hariho kondisiyo ngo nujya mu gihugu kumvira uzarya ibyiza byo mu gihugu. Yego. Hari aho yabwiye witwa ntuze abana ba Eli, arababwira ngo mwebwe ibyiza byose bise bazabona, mwe muzabirebesha amaso ntimuzabiryaho. No kuvuga ngo iyo hariho umuvumo ubirebesha amaso nugira gute ntubiryaho. So rero ubukene bukwataka nk'umujura. The poverty will attack you like umujura, a thief. Uko utagiye ku ijambo ry'Imana naho twemera ngo ndimo tuza gusoma. Ubukene bukwataka nk'umujura. Ndagira ngo turebe Imigani 6:11. Ndumva shaka guha abantu imirongo, noneho dufata umwanzuro dusoza twibaza ngo ese n'ubushake ni ishuri, igeragezo niki? Imigani ibice 6 umurongo wa 11 haragira hati nuko ubukene buzakugeraho nk'umwambuzi n'ubutindi bugutere
nk'ingabo. ngaho nyumvira ubukene buzagutera nk'umujura n'ubutindi buze bugira gute si ijambo usomye ry'iki ry'Imana, ntabwo ari ibitekerezo bya Jena Ntambabazi. Ubukene buzakuzanira destruction, ngo the poverty will bring destruction into your life. Reka dusoma Imigani 10:15. Imigani 10:15. Numva buba butangatanze umuntu. Imigani ibice 10 umurongo wa 15 haragira hati ubutunzi bw'umukire bumubera umudugudu, inyungu z'umunyabyaha zerekeye ku byaha. Anyumvise ariko iryo jambo ryumva, reba n'uwa 14 cyangwa 15 nkubwira akantu kamwe. 14 nsubire inyuma ho gato. 14 abanyabwenge bikoranyiriza kumenya, ariko akanwa k'umupfapfa ni akaga karimbura vuba. Akanwa kabo. Somera na 16. 16 haravuze ngo umurimo w'umukiranutsi werekeye ku bugingo, n'inyungu z'umunyabyaha zerekeye ku byaha. Urabyumva rero, urumva ko bwa bukene the distractions, ariko umukire we ibyo bimutaye ya nyungu ko yarakoze. Iyi ni Bibiliya, sinshaka kuvuga amagambo yanjye. Ikindi kintu ugiye kureba gitera ubukene, refusing to learn will also bring poverty into your life. Kwanga kwiga bishobora kukuzanira ubukene mu buzima bwawe. Soma Imigani 13:18. Imigani 13:18. Mwanira bawe menya ko ibintu byose nibyo kwitekereza. Etse gato agadagera. Imigani 13:18. Umurongo wa 18 haragira hati uwanga guhanwa bimutera ubukene, kandi bikamukoza isoni, ariko uwemera gucyahwa azakuzwa. Urabyumva ariko uwanga kwiga no kwitegereza bizamuzanira ubutindi n'ubukene. Urumva aho tuzakora summary umuriro uraza kwaka. Sinshaka gukora comment ijambo ry'Imana. Somera noneho Imigani 14:23. Uyu munsi ndabaha imirongo noneho muze mumbwire ibyo aribyo. Imigani ibice 14 umurongo 23 haragira hati umurimo wose utera inyungu, ariko amazimwe y'ururimi atera ubukene agatubya. Urakoze. Failing to work will keep you in poverty. So ngo imagambo 14 imirimo, urumva ko byose biturutse kuri ya mirimo. Yego. Nubundi ndagomba gutegura imirongo hafi 70 ivuga bino bintu, ariko byadutwara umwanya wabyo. Numva ko ubukene. Reka twigendera handi. Sleeping too much leads and poverty. Kuryama cyane bitera cyangwa bikuganisha. Hari n'ahandi umurongo 20:13 Imigani. Imigani 20. Imigani ibice 20 umurongo wa 13. Ntukunde kuryamira kugira ngo utazakena. Kanguka ube maso, kandi uzahaga ibyo kurya. Kanguka. Hari n'andi Bibiliya nanze gufata umwanya gusa mvuga ngo nkuko ipata ryigaragura ku rugi, ngo niko n'umunebwe yigaragura ku buriri. Yihindukiza ndabyuka ryari, Mana wankuye muri iyi nzu, Mana kubera iki urampora iki? Ariko nge nk'abandi bana, abandi mwe barahiga, bari mwe barajya mu tugeto, bari gushaka uturaka, bari gutwara utugorofani, bari gushaka uduperimi, bari gushakisha hose, urigaragura wikanda mu gatuza, ureba mu nyirinza kuri hejuru, ngo nkuko urugi rwigaragura ku ipata, ni nako n'umunebwe yigaragura ku buriri. Sleeping too much leads to poverty.
ubwo urumva ubukene ari umurage, urumva ari umwuga, urumva ari umuntu wabigenewe. Akanyuma rero ubu nagombye kuvuga ibintu byinshi, ariko natinyibane reka mvuge imirongo mike tuze kuyidebataho, nibura wari usinziriye akanguke abanze yemera uruhare rwe mu butindi afite. Hari ubukene n'ubutindi. Akanyuma, poverty will limit you will limit your friends like that. Uziko no kukena nta sho tugira. Gushaka iki? Nsomera Imigani 19 umurongo wa 4. Imigani 19 umurongo wa 4 haragira hati ubutunzi bugwiza inshuti, ariko umukene we atandukana na mugenzi we. Ubutunzi bugwiza iki? Ariko umukene we nawe yari afite aragenda. So niyo narambika igitabo gutya tukagana iminota isigaye yonyine, tubonye iki muri Bibiliya? Pawulo yandikiye ab'Itesalonike ngo barimo bibwira ko Antikristo yatangiye kuza, ngo abantu bigira bakaziteremo gukora barabihagarika. Ahubwo ati twumvikane, udakora ntakagire gute? Ntakarye. Uherekera kose banavuze gukora. Timoteyo aramwandikira Pawulo ngo Timoteyo ngunda gukora siporo akajya mu rusengero ntakore. Aramubwira ati Timoteyo we tuza. Icyakora kubaho Uwiteka. Nibwo bwenge. Yefatanyije n'umutima unyuzwe. Bizana ubutunzi bwinshi. Hariho kwitotagira umumaro. Tubonye ko mu itangiriro havuze ngo nta mukene uzaba muri mwe. Nanjye ndishinja kuki mbufite. Erega ikimenyetso gifatika. Abatunzi bose niko bakijijwe. Oya. Nuko ari nko kuri cana yo ndi muntu utari yanjye navuga byinshi. Bose niko bakijijwe mabona mu rusengero ibyacumi. Aha byumvikane yuko ubukene bw'akarande si isezerano. Nta n'igitabo cy'ubugwari cy'umurage kijya kibaho. Ahubwo twe twagize bwa burangare. Tubonye imirongo myinshi idusobanurira. Yego. Iyo ubwiye umuntu ngo ni ubushake aragutuka. Wabwira umuntu ngo ni iki, ariko Bibiliya ikuye ko ntawe uzaba muri twe kuki turimo. Nje sinivanamo, naye nagize uburangare. Ikibazo no ku myaka ntayisubiza inyuma, ariko wanditse utwaka nk'utwanyu ni wowe byansize. Ntabwo nazongera kuryama vuba, ariko nubambwira kwa muganga ryama, imyaka yarakuze ryama, ndaryama inzogera zindi mu matwi. Ubundi mu myaka 60 nagombye kuba ndi kurya pansiyo nicaye nduhuka nembera, ndarya iki mfite iki? Ariko bigaragaze ko banyiringije ngo ubwo ufite ibyo kunyurwa ngo nyurwa nabyo, ngo Kristo ari mu nzira bizana. None se ubu ngubu dufite ubukire ariko tutazi ko dufite. Twasezeranijwe n'ibyanditswe byera, byavuzwe n'Imana ihoraho. None se keri yenda si tushaka kujajinga imyaka yawe, ariko nk'abantu jenoside yarangiye ko yenda ndajya mvuga ko ushobora kuba utari ufite imikurire yo kumenya kureba. Umva igihugu cyarasenyutse kugera ubwo kireba kumva si cyo kwifuzwa. Yego. Ntabwo iyo myaka wari ufite ngo birebe. Nta biryo, nta suku, nta. None kuki mu myaka 32 u Rwanda uyu munsi barwa mu bihugu biri kuzamuka, umujyi wa Kigali ukagira isuku, mu gihe n'amafaranga yose ari muri beneri bari barayatwaye yose. None uyu munsi kaburimbo zirahitana, ibihugu bitagize jenoside turabirusha imihanda, amazi ari kuzamuka, ubuvuzi buri kuzamuka. Niba leta iteganya ikintu cya mbere kitwica Jerry, ntabwo tugira viziyo. Nta na mindset tugira, ntabwo tugira ba mind, ntabwo tugira. Bakukupitiyeho 2020. Yego. Abandi bati muri 20 sizashira, leta ati wapi 2020, ubu ni 2015 kombi. Kubera iki bafite papasi intumbero n'icyerekezo ituma abantu bakora ya kintu. None se ibihugu bitakoze jenoside ko twabisize rero, ko cyari cyararangiye burundu, nta mashuri, abantu bigira munsi y'ibiti, nyakatsi zihari, uyu munsi ziri hehe? Kubera iki? Ni ingamba, ni ibyemezo, ni no kwifata, ni no kwigira.
ibihugu bimwe bifunze umupaka ngo turashwanye, twamenye ko mu Bushinwa hari imari. Yego. Abahombye ni abaruguru cyane, twe twarahombye se. Imitekere leta itugurira indege, abantu batangira kurangura kure, aho kugira ngo ujye gushora hafi Uganda ujya aho kugikurira ku ruganda. Baguye nabo ibitekerezo, Urakoze. bakamenya ko nabo bashobora kujya kure bakazana ibibagirira. None se urumva ubukene ibitwirirwa turirimba ngo mana wanyweye ubukene, ngo ndirukana ubukene, ngo ngo ndavuma ndatwika, hari ukuntu ro babushiririza ukagira ngo buracya bwashiririye. Kureba kure niko kwiyubaka kuzima kugira ngo ugire ibyo ugeraho. Of course. Kabiri ni ukwigomwa. Yego. Kugira gute? Kwigomwa. Tiwanze kurya neza, ari kuriye nayo pour saving, kugira umara gusavinga ejo ukora akazi. Ni gute umuntu ava mu gikoni guteka akagira iduka? Ni gute umuntu ava ku bunyonzi akazagira ubwo agura imodoka? Habaho kwigomwa. Yego. Ikindi cya kabiri, gushaka kare. Yego. Iyo ugize amahirwe ntushaka isadunda cyangwa ubundi umugabo we ntabisadunda cyangwa we ni dundese. Sibi. Ibintu nk'ibyo. Iyo ugize Imana. Yego. Icya kane ni ugusavinga ariko bifite iki papasi? Intego, intumbero. None kuki igihugu kigeza wowe ukaba utahageze? Sibyo? Niyo mpamvu ubuvuzi buri imbere. Reba abandi essence zishira induru zavuze, twe tubarateganya dufitiye ikintu gituma abantu badakira, tubyumvikaneho. Ntuntuke, ntundebe nabi, ntundwanye, nanjye nishyizemo, ndi muri hobi byansize. Yego. Kuko ndi mu myaka ya pasiyo, ariko ndi muri pasiyo yiheze uduhumbi kuko tutatekereje. Kabiri nako pariti ya kabiri, turazira igisekuru tuba twaravutsemo kitagize iyo myumvire. Umuntu ababwira ati apfa kujya hizo wize genda uragira inka, ati buko nje ntize sindiho, ubwo ya mindset yiwe. Hari abakuwe mu ishuri, ariko aho n'umwana wiga akabona ibyo mu ishuri biranze. Hari umuntu washekeje umwana we, yabwiye se ati mva uranyishyurira amasiyanse sinjyayo, uranyishyurira n'ibindi simbijyayo, nyishyurira muri TVET. Ubwo ni mu myuga. Yego. Se kubera iki? Shaka gusohoka nikorera, sinshaka kujya kuzenguruka muri kaminuza, bazajya kurangiza ngeze ku nanjye nzayiga, kuko bose ntibabona akazi. Ariko TVET bihingira imyuga. So urumva ko twarafutse ku babyeyi batubwira ngo ubwo mufite ibyo kurya birahagije ugahinga. Kanivugire kano kajambo, ubundi mu bihugu bitaratera imbere duhingisha amasuka. Harya. Yego. Duhingisha iki? Tukabagarisha iki? Tugakurisha iki? Isuka. Tugacukura tuwarete dukoresheje iki? Ni ipiki n'igitiyo n'isuka. Bakazaduhamba bakoresheje iki? Isuka. Sawe. Gasubiremo kumva ariko. Mu bihugu bitaratera imbere dukoresha amasuka. Mu guhinga. Mu guhinga ni isuka. Mu kubagara ni iki? Ni isuka. Mu gukura ibyeze ni iki? Ni isuka, cyangwa babita mu Kirundi ngo ni ugusoroma, ni isuka. Tuwarete tuzitumamo ibyo twangishije ya suka, ni isuka zacukura tuwarete. Izaduhamba tuvuye mu isi ni ya suka. Sawa, ntambaza byinshi. Ngo yatugize imbata. Ariko hari ubundi buryo twakabayo. Mwana wanjye ngo wize muri mindset. Abariho bose niko bahinga. Hari ibintu byabaga kera mu Rwanda, ariko ngiye nshimira, hari ibintu mwirangamuntu bakuyemo rata nkumva ndanezerewe. Munase ngo umwuga uhe mu nzi umwuga wose nzi nutagira hegitari, nudahinga, nutagira ubutaka. Nanjye bandikagaho nzi kandi ntagira n'isambu mu gihugu. Ukibaza guhinga n'umwuga, ntabwo ari umurimo w'umuntu uwo ari we wese. Niyo mpamvu nk'abanyaburayi n'ibihugu byateye imbere hari abiyeguriye kugira gute guhinga, ariko kubera imiturire yacu mibi itameze neza, ugasanga umuntu hari nk'abahinzi bahinga nk'imisozi, abahinga bakaba bake ariko bagahinga byinshi bihaza byaba abandi bagiye mu kandi kazi. Bajya kwandika umuntu udafite akazi ngo nzi umuhinzi nzi, ugasanga n'utagira isambu n'utagira iki afite nzi azahinga heza atagira aho ngaho. Ariko guhinga tuzi ko ari umwuga uzamura abantu. Hari abantu baretse amadiplome bajya guhinga, ariko ntabwo ahinga ntuze ebyiri, nabo hinga urusenda bateye imbere se. Urumva guhinga ni umwuga watunga abantu. Ariko uyu munsi muri mindset y'umuntu akaryama, Bibiliya itugaragarije neza ko
gukena ni ubushake bwacu bwabiduteye, biturutse ku bisekuru bitatwigishije, biturutse ku babyeyi batatubwiye ukuntu abantu bakora. Uruzacungure mwana wo mu Biryogo kuko adahinga cyangwa w'inyamirambo azi kurya duke tujyanye n'imbaraga yakoresheje, ariko uzasanga IPS yose nziza yabuze iri mu Biryogo. Usanga umwana no mu mekanisiye na nyina na se no mu mekanisiye, yewe na mama abishatse yamyaho PS doroshanjire. Ibi rero ikindi navuga ni umuco mubi wo gusesagura amafaranga, umuco mubi. Rero bigaragara icyanyuma ni uko tubaha Imana, icya gatatu ni uko utamenya gusangira na duke ufite ngo usangire n'abakene. Nari nshonje urangaburira, nari ndwaye uranyambika. Nyabuneka niba ikintu kizana amahirwe mu buzima, ita ku bantu Imana yaremye. Ariko biragaragara neza ko tubonye ese ubundi ni ufite urukweto rumwe rukunyuze urajya muri competition n'urukweto rw'abakire? Yago byakora. Urajya muri competition na telefone zinduka buri munsi? Hariyo navuye kugura da numva natwitse nanjye. Ngihagaze umukobwa arantwika ariko atazanirushijeho kandi yo mu bwoko bumwe. Nuko bimeze. Urumva? Hano ariko njye ntago nakubise iki kandi ahita binyereka ngo musaza ngo waguze yese. Ngo nari umusaza w'umunyabwenge, ahita ajya kwinjira kureba muri ntuze yayo, ahita amenya igiciro cyayo, ahita ambwira ngo dore giye ko yampagaze. Wow. Uri umunyembaraga pe. None ko mukubitiramo akaboro urabizi ntabwo wangendana urabizi. Ari ndashobora gupfa kungendana papa. Niba wayiguriye ku ijana wakoze. Ngo yangwara igisaza cyayinguriye. Ngiye nayiguriye 100%. Ubwo urumva ko ukomeye cyane arinde. Umvasha ngise ko bayinguriye nabizi icyuya. Ni nanjye nakibize mpiga amafaranga. Urumva ibyo yabigize bite? Biratandukanye. Niba guhagase. Njye nabizi icyuya nshaka kugira ngo ngure igikoresho cyanjye. Undi yabizi icyuya ariko ubundi umuntu abirira icyuya ku gitanda rwana n'iki yabizi icyuya ari mu murimo. Icyo cyuya koko kidafite umusaruro. Uko ndamuga atariko soba kubumwe ati soje utusobanura inzozi ntigewe. Ati se buri Imana izankumugisha ni nkuwo ngo nyine ufite. None se ubundi buriya mubazo tuntu twisharambwa tumva mu byeyi tubyihorere. Ati ubundi abazi kubarinda bakuyemo nabakibiharaye. Nje ntumbaze simbizi byapyo nakundi nabigenza. Yego. None se kaga kokoko ati kara twagafatiye imyanzuro. Urumva ntabwo gukena ari umunani Imana yahaye abantu. Yego. Imana yavuze ngo nta mukene uzaba muri twe kuko uyu munsi duhari. Ni imyumvire, imitekerereze, gutinya gushora, gutinya gukora, gutinya guhomba, kudafata ibyemezo no kutigirira icyizere cyo kubaho. Genza umuntu umwe famiye ndayize amaze kubyara abana 4 kandi umugabo n'umugore bose baranduye ariko bafite na business. N'umugore yarangije kaminuza kandi bazi neza ati tuzafata imiti ya leta tunakore kandi tunabeho. Abana ari bazima. Yego. Tubuze kwiyemeza. None Jerry tubwire icyo bamwe bwabera. Gira icyo bambwirira muri legacy nawe ndashaka kuzaza kino kiganiro. Gira icyo bambwirira. Twasomye ijambo ry'Imana, twasomye twumvise ibyo rivuga. Icyo navuga nanjye nibwira. Ni ukwagura ibitekerezo. Twarihemukiye. Ababyumvise twagize gute? Twarihemukiye. Aho wari ugeze si ugomba kubugeze. Hari ikindi kintu nabonye mu rubyiruko rw'iyi minsi, ntabwo bashaka gukora kandi bashaka ibyiza bigurwa amafaranga. Bashaka gukorerwa. Mbega ntibashaka gukora. Niyo mpamvu nyine kandi bakeneye ibyiza. Tunababwire birinde hatazagira ubashuka akabajyana mu bitemewe. Barabikora. Yego. Abakuru nabo niba ufite imodoka imwe wagombye gufite 5. Niba ufite miliyoni uvuga ngo aho ugeze siho wagombye kuba ugize gute ugeze. Bakagombye kuba wararenze kandi ugasiga igisekuru kizagubwa neza. Urakoze Imana iguha umugisha.